Ni igitaramo kimaze iminsi gitegerejwe n'abatari bake. Ni igitaramo cyiswe icyumba cya rap. Ni abaraperi bakomeye mu Rwanda, dore yuko uwavuga ko ari bamwe mu nkingi za hip hop ntabwo yababeshye. Harimo Riderman, harimo Bulldog, P-Fla, Green P, Young Grace, Fireman ndetse n'abandi bagiye bakomeye muri hip hop nka Bushari n'abandi. Igitaramo cyari giteganyijwe ku munsi w'ejo ndetse nabwo cyabaye, ariko abantu benshi batashye banyuzwe ndetse abenshi baravuga bati iyi niyo rap twari dushaka cyangwa se twashakaga. Ni konseri yateguwe igihe kirekire, dore yuko yagiye itegurwa ikazamo impamvu zitandukanye, hakabamo abahanzi kutaboneka, ubundi habayemo imvura ikomeye cyane ndetse n'impamvu nyinshi bagiye batanga. Rero ku munsi w'ejo bari bateguje abantu ndetse nk'uko byari byaravuzwe na mbere bati icyumba cya rap ni tariki ya 26 z'ukwezi kwa 12. Yarabaye rero maze abantu baritabira ku bwinshi, maze rap irara cyangwa se rap iraririmbwa, abantu barishima cyane. Rero mu dushya twagiye turanga iyi show nuko nk'umuhanzi Young Grace yagiye aririmba zimwe mu ndirimbo za Jay Polly ndetse abantu bakabasha kwishima cyane mu buryo bwo kwibuka cyangwa se bwo kugenda bibutsa abantu ibihe byo bita umwami wa hip hop cyangwa se umwami wa rap nk'uko bose babyemeza ari we Jay Polly. Umuhanzi Fireman nawe yagiye aririmba indirimbo ze, Bulldog aririmba ndetse na P-Fla mu gakote keza cyane rwose ubona, kuko yuko P-Fla benshi bakavuga bati P-Fla yarahindutse, abandi bakavuga ati P-Fla wubu ntago ari P-Fla wa kera, nkuko nawe yagiye abitangaza avuga ati umuntu ashobora guhinduka kandi bigakunda. Mushyarugamba yari MC Anita Pendo ndetse wagiye agaragaza ko nawe ari umuhanga cyane, dore yuko nawe yari yambaye nk'abaraperi. Urebye imyambarire rwose wabonaga nawe ari ikiraperi, inkweto za timba ndetse n'uburyo yagaragaraga nawe wabonaga ari umuraperi wuzuye. Concert rero yitabiriwe n'abantu benshi cyane rwose, ukabona yuko ari concert abantu bari bategereje kandi bafitiye amatsiko, dore yuko ari concert abantu benshi bari barategujwe ku mahadiyo, byaravuzwe ndetse ahantu henshi hagiye hatandukanye bagenda bayamamaza umunsi ku munsi. Rero ku munsi wa nimugoroba cyangwa se mu ijoro ryashize, abaraperi bongeye kwerekana yuko hip hop ishobora kuba yayobora igihugu, nkuko Bulldog yabivuze mu minsi itambutse ubwo bari mu kiganiro n'itangazamakuru. Yaravuze ati njye ntabwo nshobora kuzasaba umuhanzi wari wese wo hanze korabo, ati kuko ndabizi neza yuko twebwe turabizi, ati ninshaka korabo nzayisaba abahungu twicaranye, ariko njye ntabwo nzajya gushaka umuhanzi wo hanze kugira ngo nkunde namamare hano iwacu, ati kuko turabizi ko ibyo dukora birenze, ati ahubwo nabo bazaze kutwishakira, ati kuko buryo umuntu ugiye kumushaka akwiyemeraho rimwe na rimwe ukaba cyangwa se ugasanga yanagusaba n'amafaranga n'ibindi, ariko njyewe imiziki nzayikorana n'abahungu, ati ahubwo umunsi tuzatumaje kuzamura hip hop abo nabo bazaza kudushaka. Iyi ngiyi ni YouTube channel yacu kandi yanyu yitwa Tahatibu World, ni agace twita Tahatibu Update, aho tugeza amakuru agiye acishikana muri showbiz by'umwihariko no muri sport. Genda udukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitwa Tahatibu TV, Instagram, TikTok na Facebook zitwa Tahatibu TV. Nge nitwa N Yusufu, duhurire muri comment.